yambwiye ngo nze mbabwire ngo mugisinziriye uruzitiro rurava dusenge. Message yari ntumye ku banyarwanda kugira mbabwire ko Imana ibantumye ngo mubyuke kuko mwarasinziriye. Iki ni igihe kimwe buri kiza Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho muherereye, abadukurikiye mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi turi n'umugisha ukomeye cyane ukubana n'umukozi w'Imana, aramwenyuye araseka, urabona ko ariko nubwo bimeze gutyo n'umunyamwuka twaherukanaga 2024 turi gusenga ahantu bitwa Banguka ngo tabare. Niho nakubonye bwa mbere ufite amavuta. Mukanya ndanyereye nca handi hantu sanga ibintu biracyarimo neza. Mukozi w'Imana, reka tugusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana bane namwe. Amena. Ku mazina yanjye umuntu mbonye ari ubwa mbere, Ntakiruta Imana Elia, ndi umugabo mfite madamu n'abahungu babiri. Yego. Ndi umukristo nakijijwe, Imana iduhana umugisha. Yego, urakoze cyane Elia, uri umukristo kandi urakijijwe, Imana iduhereze umugisha. Nawe tugusabiye umugisha. Amen. Elia, mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu, reka tugusabe kugira ngo usenge Imana. Imana ifite imbaraga. Imana sefo elasi wane dry. Peliwa odasi wane ma odas. Heli elasi wane ma. No sifone gron. Turavuze ngo imbaraga z'Imana tugiye kuba kuri izi kamera nizize zimanuke ziganze muri twe. Hara wili wa salameli wa nedron. Hetitazobe wa sala siwinima. Meni wini fone grome. Imbaraga zawe mwami Yesu. Ndavuze ngo sinze kubura ahubwo ngaragarire muri njyewe, kandi ndavuze ngo Yesu nkubere mikoro wirangururire. Oh haleluya. Ibyo ushaka ni masalado melasi wanema nenitazobe wa no sifo bibane nanjye. Hanyuma Imana n'umwana n'umwuka wera nibyo dutumiye kuri izi kamera. Ubwo ngiye kuba navuga mbe mikoro y'Imana, Imana irangurure mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane, ube mikoro y'Imana ubundi Imana irangurure. Reka tukwakira uhanure mu izina rya Yesu. Murakoze. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice byaho 19 umurongo uhereye ku 5. Nta dusomere twumve ko havuze, ubundi mbabwire ubutumwa, mbabwire message narinzanye. Dusome ijambo ry'Imana riri mu Bami ba mbere. Yego. Ibice 9 umurongo wa 5. Titire y'ijambo iravuze ngo Imana yiyerekeriye. Umurongo wa 5 uravuze ngo nuko yiryamira munsi y'igiti cy'umurotemu arasinzira. Eliya aryama munsi y'igiti cy'umurotemu arasinzira. Agisinziriye marayika araza amukoraho aramubwira ati byukurye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi. Komeza gatoya hepfo. 6 soma neza. Reka subire mu 5. Yego. Aravuze ngo nuko yiryamira munsi y'igiti cy'umurotemu. Arangije aryama munsi y'igiti cy'umurotemu. Eliya arasinzira. Agisinziriye. Marayika araza mefo amukoraho. Aramubwira ati Eliya we byukurye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara. N'agacuma k'amazi biri ku musego we. Ararya aranywa. Arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri. Amukoraho. Narimba tumweho amukoraho. Aramubwira ati byukurye kuko urugendo ari rure. Eliya we byukurye kuko iki cyari cy'urugendo rurerure. Si winima. Rekeraho.
Haleluya. Amina. Batumweho. Yego. Kiye ntago ari cyo kuryama baroko. Ariko mumeze muti. Sawa. Tujye kugana kuri iri jambo Imana ari bantumyeho ni message yari ntumye ku banyarwanda. Kuyamba bwire ko Imana bantumye ngo mubyuke. Mubyuke kuko mwarasinziriye. Iki ni igihe kimwe buri kizakubwira abantu basinziriye. Kubona umuntu wasinziriye. Uzitageze mu modoka ni message nzanye. Mu modoka. Iyo umuntu asinziriye mu modoka kese reka uzabikunde kubireba. Umuntu agasinzira. Iyo batamurengeje icyapa aho yari kuviramo hari gihe bamwibiramo. N'ibintu biga bibiri. Iyo umuntu asinziriye ari mu modoka ni icyambere. Hari gihe bamurenza icyapa yari kuviramo. Kabiri hari gihe bamwibiramo. Murahari? Yego. Yemwe. Yego turahari. Sawa. Hanyuma Imana irantumye. Irambwira ngo niza babwira ngo mukanguke kako mugisinziriye. Umwanzi azababeba mu rukungu. Sawa. Mugisinziriye. Uziko Imana yanyeretse kuntu abanyarwanda musinziriye. Murasinziriye ku rwego rw'uko kugeza kuri rwa rwego mwasinziriye murarota muragona maze kugona muranarota. Yambwiye ngo nzamubwiye ngo mukanguke. Ni mukanguke. Hanyuma murasinziriye. Bantu bamwe bahaye kujya Dubai, bageze Dubai barasinzira. Kuko babonye ko bari kuranguza none mwasinziriye. Ariko namwe ngo ni mukanguke. Abandi bahaye kujya mu Bushinwa. Domefola siwa satopita. Mela oda zomefola siwi nima. Nema ados. None mubonye muri kuranguza. None murasinziriye. Gusinzira. Ikizakubwira abantu basinziriye. Umwanza biba mu rukungu. Ubusambanye bukabagwisha. Gusinzira egare gukora ibyaha. Gusinzira egare guterwa. Reka mbabwize ukuri. Mugisinziriye akaga n'amakuba birabazi. Mugisinziriye Imana ariko yantumye nze mbabwira. Nago naje kubwiriza nazanye message. Hanyuma abantu barasinziriye kugeza kuri rwa rwego gusinzira ibitotsi bibajyanye mu businzi, kugeza kuri rwa rwego ibitotsi bibajyanye mu busambanye, kugeza kuri rwa rwego ibitotsi tala olas ibitotsi bitumye bajya mu bapfumu bavuga ati reka turebe ko Imana ikora wene reka turebe tujye no mu bapfumu turebe ikora yariyo. Ariko yamwe ngo mugisinziriye n'utwo mwari mufite iratubanyaga. Niko yantumye ngo nze mbabwire. Nagiye kubona mbona abantu barasinziriye kugeza rwa rwego abadayimoni baje barasama imyambi. Mbona bamwe barasha imyambi y'amagambo umuntu agabuka akavuga mugenzi we bagashwanwa kari ku murimo kuko basinziriye. Mbona bageze kuri rwa rwego rw'uko basiba la wiriwa nelazo laza melama olasi winima hodestance basinziriye kugeza kuri rwa rwego shadostasefo umuntu usenga yahaguruka akajya gucisha uburozi akaza akaruga mwene so. Mbona barasinziriye umubaraza barasama imyambi. Mbona barasinziriye kugeza kuri rwa rwego umuntu ahaguruka akajya gusabya mwene so. Imana intuma ku banyarwanda hamwe ngo nize ngo bakanguke. Mvugisha impanda nimukanguke kugira atari cyo gusinzira kigiye cyo kudamarara kigiye cyo kwicara. Mvugisha impanda shalaza lasi winima hetazo bela siwa nedra. Mvugisha impanda Imana nimwe ngo mvuze impanda. Ntabwo ngenje kwabwa kibahaye umugisha ahubwo nje kwabwa ngo nimukanguke kuko nimukanguka murakira umugisha. Murakira umugisha. Nje kubona mbona nabonaga ari nk'abadayimoni benshi rwa gusinzira. Ubu bamwe bageze kuri rwa rwego bangora abagore beza twirongoreye uriya amazi meza twiyubakiye isira ryoshye ariko nubwo iryoshye n'umubiri ari kurasa. Isira ryoshye dusambane nta kibazo isira ryoshye dukora ubutinganyi nta kibazo isira ryoshye ariko uko gusinzira nibwo umubiri mugujiza gushiduka bagezemo ariko barasa. Nabanya abadayimoni benshi barimo
barasa ya myambi, muri kwa kurasa ya myambi mbona benshi barasinziriye, kandi basinzira bamwe bari gusenga, bandi basinzira bari baryamye baragona bararota baraniyorosa. Bora abantu biyorosha, ariko Imana yantumye iramwe ngo nze babwiye ngo nimukanguke, kujya ari igihe cyo gukanguka. Imana ikeneye abantu bakangutse, Imana ikeneye abantu basenga bakangutse, Imana ikeneye abantu baririmba bari maso, ikeneye abantu babwiriza bari maso, ikeneye abantu bahanura bari maso. Ikeneye abantu, Imana ikeneye abantu. Suguri kwitegereza kareba abantu benshi bari kubwiriza ko basinziriye mu mwuka, barasinziriye. Nage kubona muri abo badayimoni bamaze kurasa, baraza bateza abantu ikintu bita imyiryane. Muri kwa kugira imyiryane babateza imyiryane, barabatera, bamaze kubatera nabwo barangije baritera. Mu yandi magambo, muri iyi minsi twaratewe natwe ubwacu turitera. Nyuma yo kubarasa bamaze kugusabanyira abatejamo ikintu bita akavuyo, aranyanyagiza muri kwa kunyanyagiza batangira gutoragura. Hanyuma abo badayimoni bakimara kubarasa, nabonye haba ikintu kimeze nk'akavuyo kenshi, mbona haba akavuyo kenshi, insengero nyinshi zinuka nk'amasoko. Umuntu akajya mu rusengero nta kibazo, ntacyo atinya, kuko nyine bere maze kurasaje makavuyo, bakaza kubwiriza, bakaza mu nsengero nk'abajya mu isoko badatinya Imana, bakoze n'ibyaha, bakaririmba bakuyemo inda n'abakobwa badatinya, nta kibazo bafite, mbona bararirimbye, abandi bakaririmba bakabwiriza, ari abagambanye, mbona nta kibazo bitwaye, kuko umubiri yamaze kubarasa n'imyambi. Kubana mbona iyo myambi, muri iyo myambi babarasi, umubi yarashe. Mana yantumye ngo ninza mbwira abanyarwanda bakanguke, mugisinziriye umubabarimo, mugisinziriye kaga kabagezeho, mugisinziriye makubaraje, mugisinziriye bamwe mwacuruzaga murahombye. Nuko ariko yemwe ngo nzembabwire mukanya gusa gasomwa mugize ngo ndatinda, uzanye ubutumwa bw'Imana ntagahatinda, nta n'icyaharyo yahari yagize cyarjyane cyo fungura arapfa. Nyoro nanije nkuhuruye, ariko ntumwe n'Imana. Uyu munsi Imana ntago yabonetse n'igihe yatumye, uko Imana idukoreramo. Sawa, yantumye ngo azababwire ngo mukanguka mugisinziriye, nukuri mugisinziriye bamwe murimo, bamwe mugiye gura n'ibomba mwacuruzaga, abandi mugiye kuri two mwari mwiringiye, kuko mwafashe ibyo mufite mubigira nk'Imana zanyu. Rero kuko mugisinziriye nyine, igiye gukora kuri ibyo mwagize Imana, mwongere mukanguke muyibuke. Niko yantumye mbabwire. Hanyuma ngiye kubona mbona nyine baratinyutse kujya baza mu musengero nta kibazo, insengero zinuka nk'amasoko, abantu baraza badatinya Imana, kuko buryo umuntu ufite amafaranga wese yemera kwinjira mu isoko, kuko ufite amafaranga ugiye guhaha. Nabyo niko nabonye baza mu nsengero bameze mwabajya mu isoko badatinya Imana. Umuntu ntiyatinya kuva mu bapfumu, aranaza yicara imbere y'Imana nihana. Mbona abantu baratinyutse, mbona abantu bakamutsamo ibintu by'Imana, mbona bageze kuri rwa rwego basigarana yuko ari abanyedini, ariko Imana itari muri bo, ko bari barashwe. Imana irahambira ngo nze mbwira abantu bankurikiranye, iramwe ngo ninze mbabwenge ije kwivugira, ije kwirwanirira, ije kwivugira, ije kwirwanira, yego, ije no kwiburanira. Imana aramwe ngo mbabwire ibintu bitatu: ije kwivugira, ije kwiburanira, ije no kwirwanirira. Yatumye abantu baraza barabijenjeka, ntibakandi bisebe neza, none hiraje ije kwivugira, ije kwirwanirira, ije no kwiburanira. Irambira ngo mugisinziriye, ibyorozo birabageraho, intambara zirabageraho, mugisinziriye ntacyo murabona. Imana amwe ngo amahirwe ahari nayo uko mwakanguka mukongera mukibuka umuremyi. Mukibuka iki? Umuremyi. Mukava muri ubwo butinganyi, mukareka ibyaha, mukareka ubwo bubozi, mukava mu businzi. Imana yambwiye ngo mugisinziriye n'ibyo mwiringiraga birabahemukiye. Imana ibwira Eliya, iramubwira ngo Eliya we, kisijya cyo gusinzira, byukurye kandi unywe, urugendo ruracyakomeje, byukurye byuka. Imana yambwiye ngo nimbwira abantu babyuke, bave mu byaha, babyuke, nimubyuke.
ubyuke tujye gusenga ese we ntabwo uryamye muri iyi minsi ntabwo uryamye uko akuraga Imana ni kukikora cyangwa araryamye ko ari umuhanuzi uracyanura by'ukuri cyangwa wararyamye ko waririmbaga uracyaririmba cyangwa wararyamye ko warotaga uracyarota aho ndi waba wararyamye nawe nyuma y'ibyo byose nagiye kubona mbona ya myambi igizeho abantu ingaruka kugeza kuri rwa rwego abantu bibagirwa imirimo y'Imana basigara bumva ko ari bo Mana tujye gusenga barangije bamaze kwibagirwa imirimo y'Imana mbona bakamutsemo Imana bamaze gukamukamo Imana mbona mu gihe kize kuza kuko nyine nabonaga abantu basinze kugeza ku rwa rwego hasigara hasenga abasaza n'abakecuru mbona urubyiruko ntirusenze mbona ibintu turarukuraho itegeka ijuru ikirere kigwisha imvura itegeka izuba rive itegeka ibinyukwanyukwe mugisinziriye Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo mugisinziriye uruzitiro ruravaho dusenge yari yantumye ngo nimbwira abantu ngo bakanguke Bibiliya yatubwiye ngo nuko Imana ibwira Eliya aramubwira ngo ikisige cyo gusinzira by'ukurye kandi unywe urugendo ruracyakomeje ku bantu bagiye kwemera bagakanguka Imana igiye kubaha impamba y'urugendo amen ku bantu bagiye kwemera bagakanguka Imana etostas folawi elas iraka mbese hari abantu bagiye kwaka bari barasinziri ihe ku bantu bemeye kugendana nayo kuko Bibiliya yavuze Imana ibwira Gideon amubwira ati abantu batashi bambura impamba neza basigaye ku rugamba niyo gahunda ku bantu bagiye kwemera bagakanguka Imana igiye kubashyigikira igiye kubavuganira igiye kubarwanirira kandi ntacyo bazaba kuko hari ubwihisho bwayo ibahishemo mwakeneza ijambo ry'Imana dushimiye Imana hanyuma ukijwa kuba ukeneye kumpamagara ukeneye kumvugisha bibaho da bibaho ari byo bijya bibaho umuntu akakenera akagukenera sawa wampamagara kuri 0785 7 19 tatukana ariko umpamagara umbwira ibintu by'umumaro tatakumwe ngo urabona ngo bira bintu hanuye ngo batubwira ngo bizabera byuzuye kubibaza nabandi ntisibindeba ngewe cyangwa ariko mvugisha impanda cyo kumbwira ngo nyine ngo urabona mbwira ati nkeneye kusengera ndi umunyabyaha ndabiretse mbwira ati ndumva nuko nta bindi kumaza ngo sengo yabikubwire ntago mbikeneye Mana yacu Imana ifite imbaraga Imana ifite ubushobozi Imana se umwami wacu Yesu abantu bari bankurikiranye umuntu hindishijwe umushitsi niri jambo rumwe ngo nze mbabwire ngo bakanguke kuko bagisinzira umubara babiba mu rukungu umubara batera batabimenye kandi bagisinziriye hari bamwugiye kwambara kuko basinziriye nyamara imbaraga zawe zimanuka ku muntu wese ukangutsa muri iri teraniro imbaraga z'Imana zibelezwa desobe witazome kota winima zimanuka kandi zibamanuka bwiza bwawe buze ku muntu wese uciye bugufi nyemera mu imbaraga zinesha ibyamuneshaga uyanaga gasubira inyuma mu imbaraga zo kwiyanira kureka mu izina rya Yesu umuntu uhindishijwe umushitsi n'iri jambo mu imbaraga zitsinda uburiganya bwa Satani mu imbaraga zinesha ubusinzi mu imbaraga zisevo na belazo mekotazo mefonedrai ndagushimiye ko byose ubyumvishije ngaho gabanya umubare w'abagwa wongere umubare wakizwa nyamaje neza ko bwa Yesu Kristo wapfuye mu kazuka amen. Urakoze cyane wewe wabanye natwe nimba utarakora subscribe ukora subscribe share ndetse na comment kandi umukozi w'Imana turamushimiye Imana imuhereze umugisha yatanze nimero ye rero wamuhamagara mukavugana Imana ibagire neza mukozi w'Imana turagushimiye cyane Imana iguha umugisha amen. Shalom.